buri muntu wese wabashije kumenya inkuru y'urupfu rwabo Yanga ndetse na Buravan byanze bikunze ni ikintu cyamukoze ku mutima kandi kiramubabaza cyane. Urugero byonyine urebye nko mu butumwa buraha bubifuriza iruhuko ridashira ni ibyerekana yuko twese twagize agahinda twatewe n'abanyakwigendera. Uretse twe ari n'abandi benshi hirya no hino aba barimo n'ibyamamare mu Rwanda yewe no hanze yarwo, aho benshi muri aba bagaragaje agahinda batewe n'urupfu rw'aba bombi. Ibyamamare bitandukanye hano mu Rwanda ndetse n'ibyo bagiye batangaza mu rwego rwo kunamira abanyakwigendera, ibyo nibyo tugiye kugarukaho mu kanya. Sherry Silva, umukobwa ufite inkomoko mu Rwanda wamamaye cyane muri Amerika mu kubyina nyuma y'urupfu rwa Yvan Buravan, yagize ati yego nibyo ndikurira nk'abana bato iki gitondo cyose, numvaga niteguye amakuru meza kuzakira, babajwe bikomeye na musaza wanjye, ubu rwose ni kare cyane. Umunyamakuru Rakman Nzeyimana yanditse ati ruhukira mu mahoro muvandimwe Yvan Buravan, warakoze ku bwa buri kimwe. Mike Kayihura yagize ati sayinzoga ahari mbyanditse nabi ariko uratubabaje muvandimwe, tuzakomeza kuririmba muvandimwe, ariko ntabwo nzaho nzagera udahari ngo umfashe muvandimwe, nta nubwo nzaho mba ndi iyo ataza kuba wowe ngo umfashe, kumfasha mu nzira zose muvandimwe wanjye, ndagukunda ibihe byose kugeza twongeye guhura. Rosemary Mbabazi yagize ati mbega umubabaro, burabyo Yvan ndetse na Nkusi Thomas ari we Yanga, mu gihe mukiri bato kandi tukibakeneye, turabashimiye ku musanzu wanyu mu kubaka igihugu cyacu no gutuma abanyarwanda bishima. Imana ibahe iruhuko ridashira kandi ikomeza abasigaye. Miss Rwanda 2020 Nishimwe Naomi yagize ati wari umuntu mwiza ufite roho nziza n'ubumuntu, uruhukire mu mahoro Yvan. Mani Martin yanditse ati iyi ni inkuru idafite ayo kwirwa muri nge, abeza ntitubarambana. Umunsi wa mbere numvise Yvan Buravan, numvise twungutse indi mpano idasanzwe muri twe, mumenye nungutse inshuti ndetse n'umuvandimwe. Mbuze icyo mvuga gusa Nyagasani umwakire kandi aduhoze twese. Umuhanzi Andi w'umuntu nawe yagize ati yari umugabo nyamugabo, nahise mwubaha tugihura, yarabikwiye. Nihanganishije umuryango we, namwe mwese mwabashije kugira ibihe byiza ku bw'inoroho nziza, burabyo ruhukira mu mahoro. Umuhanzi Jules Sentore yagize ati iruhukire, uduteye urukumbuzi rudateze gushira, utabarutse gitore mu nganzo yawe, tuzahorana nawe. Ubu buzima wabubereye umuhanuzi, ukagira impanuro yuje ubutore n'ubunyangamugayo, warahanze, warataramye, wabaye yo ku mukondo, ngaho igendere neza. Jado Castar yagize ati igisobanuro cy'ubupfura no kwicisha bugufi, umunyempano w'umuhanga byahamye, wakoresheje neza igihe cyawe, ntore itazava mu mitima y'abawe, utabarutse ukiri muto, utarabaye gito habe namba, cyo ngaho itahire neza burabyo dukunda. Uwiteka gutuza heza, akomeza abasigaye, uruhukire mu mahoro iteka. Alpha Rwirangira yagize ati uruhukire mu mahoro muvandimwe, ugiye hakiri kare. Umunyamakuru Yago yagize ati ahari namenye wowe hamwe n'impano yawe, ujya heza muvandimwe, urwo nagukundaga ntaho ruzajya kugeza ngusanze. Ati reka dukongeze urukundo n'ubumuntu bavandimwe, kuko nyuma ya byose ntacyo dupfa, ahubwo impamvu duhemuka nuko tutaya dutekereza ku rupfu, kandi urupfu ni urwanyarwo. Dukundane nta buryarya, ruhukira mu mahoro Rastaman Yvan, ndagukunda kandi ndabizi yuko nawe wankundaga. Yago kandi yongeye gupostinga ino foto avuga ngo urabeho muvandimwe Yvan. Shadibu nawe yagize ati ukuri kumwe mu buzima kuragoye kukwakira, ibyo wadukoreye byose ntabwo bizigera byibagirana, warakoze cyane Yvan Buravan. Umuhanzikazi Butera Knowless nta magambo yigeze yandika, ahubwo yapostinze umutima ucitsemo kabiri. Umuhanzi Juno Kizigenza yagize ati ijoro ry'agahinda, ruhuka musirikare. Umuhanzi The Ben yagize ati ubuzima ntibuzongera kuba kimwe ukundi, mbuze umuvandimwe. Yapostinze kandi ifoto bajyanye mu gitaramo, arangije arandika ati uri inshuti nyanshuti. Umuhanzi Bruce Melody nyuma yo gupostinga ifoto ya Yvan Buravan agashyiraho umutima ucitsemo kabiri, yongeye no gupostinga Yanga yandikaho ati mbega umunsi mubi.
Patient Bizimana kuri Yvan Buravan yagize ati Imana imwakire mu bayo naruhukire mu mahoro, ati kandi Imana itanga ihumure mu bihe nk'ibi bikomereye buri wese, cyane cyane umuryango we. Ku ifoto ya Yanga, Patient Bizimana yagize ati mbega umunsi mubi. Meddy Saleh yagize ati uzakumburwa cyane uruhukire mu mahoro Yvan Buravan. Umunyamakuru Anita Pendo yagize ati ariko si Imana, ati Yanga ruhuka neza waduhaye ibyishimo. Aline Gahongayire nawe wapostinze bombi kuri Yvan Buravan yagize ati warakoze cyane burabyo, ruhukira hari Imana. Hanyuma kuri Yanga, Aline Gahongayire yagize ati ruhukira mu mwami, ndashima ko yaguteguye warakoze, uruhukira hari Imana nshuti ya Yesu, Imana ibakomereza umuryango. Miss Iradukunda Elsa unafitanye isano y'amaraso na Yvan Buravan yapostinze uruhererekane rw'amafoto ye n'utu video twerekana agahinda yatewe n'umuvandimwe we. Umuhanzikazi Clarisse Karasira mu butumwa yanditse bwari mu rurimi rw'icyongereza ariko kandi mu kinyarwanda bwagiraga buti biragoye cyane kwakira ko Yvan Buravan ndetse na Yanga twakundaga bose bitahiye. Bombi uko ari babiri babaye abatwazi b'ibyiringiro, urumuri, kandi batumye sosiyete yacu iba nziza kurutaho, iba mu rukundo binyuze mu mpano zabo zo kubahwa. Umutima wanjye washengutse cyane, ariko ndabizi ko mwakoresheje cyane ubuzima bwanyu mu nyungu nziza, ndetse mwahamije ukwemera kwanyu kwiza mushize amanga. Roho zanyu ziruhukire mu mahoro, umurage wa buri umwe muri muzahoraho, kandi mwarakoze kudusangiza impano zanyu no kuba urugero rwa benshi. Junior Giti ku ifoto ya Yvan Buravan yari yanditse ati iki nicyo gihe kinteye ubwoba kuva navuka, Mana ndagusabye umpe gukomera. Mu bundi butumwa yaherekesheje ifoto y'umuvandimwe we yagize ati uruhukira mu mahoro mukuru wanjye, kuri njye uri umubyeyi buri gihe nizereragamo kandi nareberagaho ahantu hose, wanteye imbaraga kandi waramfashije, ruhukira mu mahoro. Turasoreza kuri Rocky muri ubu butumwa yanditse aho yagize ati iyo hatabaho Yanga nta Rocky usobanura mwari kuzabona, nari kuba ndi mu bindi bintu, wenda nabyo bimeze neza cyangwa se bimeze nabi. Gusa muvandimwe, ibyo wambwiye mu nshuro twasangiye, wagarukaga cyane ku muryango, niwo gusa wagarukagaho, warawukundaga. Junior Giti Sankara, reka twihangane, umuvandimwe wacu agiye mu ijuru.